mu by'ukuri impamvu ndahanga nanjye ntayo nzi uko sinzongeye kwakira ninde unaniwe muri mwe mwana none se bitewe n'igikarafite aya matara yaburijwemo. Ladies and gentlemen, put your hands together for harya ni Isake ni Rokoke. Ni Isake Rokoke. Munex Isake Rokoke. Uyu mutipe rero mu gihe muri kumuvuga mu muhamashyi menshi cyane. Niwe muntu wenyine utanga comment zitariho like, agakomentinga gusa ariko ugasanga nta like yaguhaye kuri post zawe. Abantu murababona se? Ibi bintu kera bajyaga babitwambika mu rugo imyenda isa nk'aho bavukana. Iyi se papa arankunda kari ntuza. Iyi brand yitwa gute man? Louis Vuitton. Vini yiheraniye. Vini ingi laningi, Mu muhamashyi mw'abantu mwe. Abantu batari kumubona mukoresha amatorosha telefone zabo. Bamwita Munex Lecoq. Yitwa Munex Lecoq. Okay, mujya mureba abashefu bateka mu bikoni byo hanze. Mujya mubareba. Ibikoni byo hanze iyo bavuze ngo iyo bari nko guteka bazana mayonnaise ukayiboneza kari mayonnaise. Bakazana vinegere ukabona ni mayonnaise kuko binanditseho. Ariko mu Rwanda niho honyine umuntu utanga niho honyine usanga umuntu twanditseho sugar barimo barakuramo amakara. Mwisi haje haba abahanga ba Newton ba Pascal abantu nyine bagiye bakora utuntu ko muri physique gutyo tugenda tugendera kugira ngo tubone produit runaka. Mu Rwanda kera zibumbaze mu Rwanda kera nta muntu n'umwe wari ufite ubwenge bari. Ibitabo byose dusoma dusanga ikintu cyari cyuze ubwenge cyo nyine ari Bakame. Bakame yo nyine yari ubwenge. Hanyuma ugasanga ibindi bitabo abandi bantu barimo harimo Georgie, harimo na Ngunda. Ngunda na Georgie nibo bakunda kugaruka cyane. Ariko iki kibabaje kuri Ngunda kuva akavuka kugera yagakura nta story y'umu baby irimo yaterese ni ibiryo gusa. Story z'ibiryo gusa. Muri icyo gihe umubosi mu rugo yakodeshaga umuzamu wo kurinda igikoni muri karitsiye Ngunda yaratuyemo barindaga ibikoni. Ngunda atabinjirana mu mazu. Abo basatwike ronda bakunda ko ari ibintu byinshi bagiye batuzana mu mafizike. Usanga kuvuga ngo chloric acid witeranyijeho magnesium bibyara ibi ngibi. Iyo ngiyo abo bantu tutabagira muri guteza hari kubiki. Urumva? Wenda tuvuye wenda niyo tugenda nko ku maformire y'Abanyarwanda. Reka tuteje mwari mwinjiye mu ishuri. Teacher, ikibazo cya gatandatu cyaratunaniye. Cyabananije iki? Formule muzifite. Zari icyo kibazo hanga nkwereke. Hanga biravuga ngo magnesium oxide uteranyijeho chloric acid. Hano mukurikije formula ndimbati ivuga ngo wambwaho. Ndimbati umuhanga ndimbati hano aravuze ngo wambwaho. Ibi ngibi bigiza gutanga ko chloric acid iteranyijeho magnesium mwibuka indi formula ivuga ko umuhanga J square yavuze ngo toka kure wakibwaho. Ibi ngibi bigakomeza ugateranya umuhanga nka Busiyetano yaravuze ngo shaka abaye. Ndi mu bantu bemera ntago narinzi ko abantu bakuru nabo bajya batubuseriye somehow. Ariko abantu bakuru nabo batubuseriye. Iyo experience nayiboneye kuri papa. Papa nigeze kujya ku cyumba cyari mu gitondo ngiye kumwa ikaramu ngiye ku ishuri. Ariko uburyo nasanze ari kumva muri radio nibyo nahise mvuga burya abantu bakuru nabo batubuseriye. Nasanze yafashe kuri volume ari kugabanya y'abantu ari kumva ngo aya namakuru mu Kinyarwanda muri kugezwaho. Ubona se mbona bakuru atari seri. Murakoze cyane kwa Munex.
mwiha amashyi nk'abantu mwe. Ngiye kwakira umukomediye wa nyuma muri abanga n'ubwa mbere wa performance, mwongere mubaha amashyi. Ntabwo ndazana abantu bamenyereye ikibuga n'ubwo ari itapi. Burari njya numva muri art ngo njye namutanze mu kibuga sha kandi akorera muri studio. Kibaza Haruna azavuga ikiwe kutangiye kubeshya umuntu wamutanze mu kibuga. Ariko nyine na Clapton hano yantanze mu kibuga muha amashyi. Warantanze 2-3 warasetsaga. Ubu ngubu ngo ya performance mu nsinzi y'amatora ya 2-3. Ubu ngiye kwakira umuntu anyeretse itike yanategesheje mpita mbona koko ntamwakiriye. Ubu gashobora gucana akiyakira. Biri seriye kuko uzi itike ya Kigali Rusizi se byaruriye. Essence yarazamutse. Hakuretse ko n'iriya mihanda izamuka nitazamuka n'imodoka yazamuka. Ibintu mu Rwanda birurira tukababara. Ubu bigiye bimanuka ari umuntu ukunda gusubira inyuma koko. Nimba ibintu byuriye mu biha amashyi ko byuriye. Uretse abantu bamwe batakuze. Patrick tuziranye areshya gutya. Uwo muntu uvuze indaya muri iyi nzu ni we. Uriya kandi ko kararushye. Hako zaranure niga muri kaminuza iba mu Migina. Hano niga mu Migina mba nicaye mu ishuri nkumva hasi ngo mumbarize ngo nangahe. Aho kumva mwarimu ngahita ntega amatwi hasi ngumva ngo ni 7 hariya ni kure. None bafite ukuntu bashyira muri transport. Ngo ngo urabona ngo ni 7 kuko hari vamo moto arere turunsigarane 5. Okay, none mu 7 nyishyurire tiki. Muraho neza muntu mpaye amakuru kandi uturiye mu Migina. Nigeze kubwira abantu ibintu barasekana njye natashye ubukwe. Umusore wo mu Migina n'umukobwa w'Imageragere. Oya umusore w'Imageragere n'umukobwa wo mu Migina. Urabizi ko bari gusaba no gukwa bakoresha imisozi batuye usanga ni bari ku gasozi ka Rugando nahangaho ubwo ngubwo kagiye gusaba ku gasozi ka Ndera urumva bakabati rero murabizi ko dusanzwe duhana abageni kandi mu by'ukuri hari usanga barabyaye nk'umukobwa umwe ariko bakaba basanzwe bahana abageni mu buryo bw'umwuka. None ubwo bukwe mbutashye njya kumva numva mu misango ngo rero murabizi ko ngabasore b'Imageragere ngo turinda kimwe mu mico ngo kandi nimuduha abageni mu by'ukuri ntago muzicuza kuko dufata abana neza. Murabona ko abakazana bicaye hano imbere barashishe bameze neza wabareba kuko ukabona ko bafunzweho. None ngiye kubona mbona barahindukiye mbona ngo natwe rero abakobwa bacu hano mu Migina atanegera mu Migina Amageragere ngo natwe tugira abakobwa beza banyweye amata. Uzwara ahantu nta na dayari bawe. Ibereye utubari gusa ari muhazi se. Ubu abantu batajya bagenda abonye. Ko Patrick asetse nk'usanzwe urangura ibintu bicururizwayo. Igosha wemeye gukamisha. Iyo ndirimba ahantu igera igahinduka ni Nyamirambo gusa. Tabari ma chapati zababye. We. Umva nimba nta nakwishyuye koko ni ngombwa ngo nyicire ibintu kwere. Nduwe Nyamirambo none utangiye kunyicira ibintu bro. Uriya mu DJ mu muha amashyi atuye Nyamirambo ntago ajya yishyura amafaranga y'umutekano kuko n'ubundi ntawe uhaba. Bo barahimba ngo chapati z'ababyeyi arasa hari uruguri muhazi. Hari TV risha ako wamotaye ho sha uzagende kuri moto mu amashyi.